narindi gukora ikiganiro ku isezerano, umunyamakuru wo kuri The Choice ahita amamagara ati buhanuzi wahanuye bwa Ndimbati burasohoye, uri umukozi w'Imana. yarari ku rukiko, arambwira ngo ubu tuvugana ararekuwe. Njyewe nagiyeyo, abanyamakuru bamamagaye ngo ngwino tugiye gusura Ndimbati. Mpurirayo na papa Sava. Ndimbati arangije arambwira ngo aka kari akanyafu nk'uko nabivuze. Naravuze ngo aka ni akanyafu Ndimbati mucishijeho kugira ngo yibuke ineza y'Imana igeze kumugirira, yibuke iby'Imana yavuganye nawe. Bundi Imana irashaka ko nyihamya, nuko yanyibwiri. Imana irashaka ko mvuga ineza yayo, mvuga imbaraga za. Arambwa ngo ubu nibwo ngiye gukorera Imana. Na Mutabazi kuri The Choice ndamubwira ngo ngewe nagize yerekwa mbona uri guterwa amabuye. Naye ndamubwira ngo byashoboka ko ugiye guhura n'ikintu cyitwa amagambo, ariko nagiye kubona mbona Imana igutabariye muri aya magambo. Niko wamubwiye ku butumwa ufite nuko azatabarirwa muri iyi saga? Njyewe nuko nabwiwe, riganya vuba vuba kuko ufite umusimburo. Kerega ibi bintu tuvuga ntabwo nubwo mwadutera amabuye, nubwo mwadutuka ntacyo bidutwaye, ariko ngo menya ngo Imana irashaka ko mubwiza abantu kuri. Ari umuntu nzamusaba iyi record niyemera ko nyirekora. Yewe yarambwiye ati abakozi b'Imana, abatumishi baho ngaho mu Rwanda barampimukiye, hari baramubeshe, baramutuburiye, bari bamuhanuriye, bongeye kubahamagara basanga telefone bamushyize blacklist. Yari yabahaye n'agafaranga. Ninjoro naryamye, Imana irambwira ngo ningende mbwire abungeri, ndavuga abungeri, mwagiye mu byangwa n'amaso imbere y'Imana. Ndabikubwiye, nushaka untera ibuye ndabikubwiye, icyo watureho mugenzi wawe nicyo kikugarukire. Rahira ko Imana itakuzi. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe mwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimira aho mwamuhereye hose, yaba ari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane, ndetse n'abari muri diaspora mwese. Reka mbabwiye ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera ndi kumwe n'umuhanuzi bita Damuro. Twishimiye kubana nawe ku Isezerano TV. Damu, kugira ngo se kari yacu twongeye kunezerwa kugaruka ku Isezerano. Hano ni mu rugo, hano ni mu rugo, n'ukuri ntago nasiba kuhaza, gusa nasiba kwiyobora, ariko nyobewe niyera ngomba kuza ku Isezerano. Yego, muririmbyi yuzuye umwuka arabanga isezerano ry'Imana ngo naho ryatinda ngo nirizahera. Sobanura ngo abantu baza ku Isezerano baba baje gusohorezwa amasezerano yabo. Niko bimeze. Ubwo simpanuye kandi ubihanuriyemo? Mbihanuriyemo. Erega ni isezerano, bisobanuye ngo isezerano ni isezerano nakuka. Undi umwana w'umuntu ashobora kugusezerana, ushobora gusezerana. Iri ni isezerano ry'Imana, ari ry'umwana w'umuntu. Niyo isezerano, umuntu ashobora kugusezerana ngo nzaguha iki, ntasohoze iryo sezerano akaryica, yana kazarinda apfa. Atasohoze iryo sezerano cyangwa akaryica. Ariko bisobanuye ngo iri ni isezerano Imana yasezeranyije Evode. Niyo mpamvu umuntu wese uzano ku Isezerano abaje gusohoza icyo Imana yavuganye n'umuntu ureba isezerano. Amen. Ese simvuze neza? Oya, nibyo niko bimeze. Sawa rero. Damu, ahandi amakuru? Ndashima Imana. Umuryango umeze neza? Tumeze neza, turakomeye. Abana n'umugore baraho? Ubu turi mu mashimwe. Muri mu mashimwe? Yego. Kubera iki muri mu mashimwe? Ko navuye kwa mabukwe. Wari wagiye kubasura? Nagiye kwerekana abana, ngiye guca no mu irembo. Damu, wari utaraca mu irembo? Kubw'ubushobozi bwo mu mufuka. Ubushobozi bwawe bwaratumye utajya? Bwari bwaratumye ntajyayo. Kuko urumva ngira ngo ufite abana babiri? Yego. Abana babiri utarashobora kujya cyane, utarashobora kujya guca mu irembo? Ni bwose pe. Ariko Imana yakivivuye. Imana yanciriye inzira hamwe n'abakunzi ba Damuru na ba Damu baramfasha tujyayo. Imana yahabwa icyubahiro. Ahubwo aba bantu Imana bampera umugisha, ndabivuze rwose ku Isezerano. Amen. Ibaha umugisha.
abagushyigikiye abanshyigikiye bakambwira ngo reka tugushyigikire muri uru rugendo. Reka mbabwire, muri uru rugendo ubundi ntabwo umuntu yigira, agirwa n'undi. Yego. Rero hari abantu bagifite urukundo, hari abantu bagifite umutima yevo. Rero Imana yo mu ijuru ndashaka kubafatira amasengesho y'iminsi 3 aba bantu abagushyigikiye cyane. Amasengesho y'iminsi 3 ntarya nanywa, n'uburiri ntabwo nzaburyamaho, nzemera ndara ahantu ninginga Imana ku bw'aba bantu. Ibaho umugisha. Ni ukuri bankoze ku mutima. Amen. Hari umuntu ugukorera ikintu ukahita uvuga ati Mana sinarinzi. Mbese nahisemera nka wa muntu wavuze ngo Mana ngo ndumiwe noneho. Nanjye narumiwe. Zikujya kwa nyoko ubukwe bari bazi kuza nta kintu wifitiye, uri se ugabo, bakagera ukabona bagize ubwo bahinze imishyitsi, ngenda n'imodoka bagenda wikwije ngo iki nambaye na kamera imperekeje. Kintu nawe gusa yumva Imana ko nyishimye. Yego. Nagezeyo babona ko byahindutse. Ngewe nakandagiyeyo baratangira baravuga ati noneho uyu mukwarakazi. Rero bari bazi ko inza n'amamoto n'ibiki byose ivumbi ryaturenze, reka bajye kubabona ikimodoka aho ngaho pa. Harabaga ati noneho uyu ni umukwe. Nkubwiye ukuntu bahise amukora kuntu ibyagenze bite umukwarakazi. Twagezeyo baratwakira neza bishimye, reka sinakubwira. Umukwe wacu umukwe yaje umukwe. Nuko ibirori bigiye kurangira baravuga rero uyu mukwe ngo ntago twayagenda tutamuhaye imbuto. Ngiye kora mbona bakoze mu mufuka, mbona bamereje bahasha mu rugo. Ngeze mu rugo nsanga ariyo akaboga. Nsize mbwiye umugore ngo nagenda ashaka akaboga Nyabugogo nze kuva mu ivugabutumwa nsange kahiye. Ubundi wimeze neza. None undi umuhanuzi yikundira inyama cyane rwose. Ngewe buriya mu buzima bwanjye ibiryo nikundira ni inyama n'akaboga n'agafiriti. Abana aho ngaho safa. Iyo nafite ibirayi mu rugo, nafite amavuta cyangwa se nafite umuceri w'umwana, numva kabisa ibintu byanze. Aho ngaho mpita mfata yitanga nkatavuga ngo byagenze gute. Nuko ni ukuri. Nta kimana ishima ubwo icyo ngicyo yakivivuye. Twavuye y'amahoro, niyo mpamvu nahise mvuga ati reka nze no ku ISEZERANO TV yomba nta ndoshye ntago nari kuza. Yego. Ariko ibintu ni amahoro. Ibintu ni amahoro. Umwana wanjye niwe uvuga ati Pati ibintu ni wane. Niko avuga? Ibintu ni wane. Ni wane. Mu minsi ishize havuzwe ikibazo cy'ikote ngo abahanuzi babiri bajyaga batizanya bakarizana guhanura. Ikote ko ryabaye ikote. Rase niyo gitangaza. Ubundi nicyo kikwereka urukundo. Jewe natizaga umuntu ikote ariko nashaka kabigaragaza ko bamenya ko namutije. Nagiye kunkorera gashya arabivuga kari ngiye wamutije kandi nashakaga ko batabimenya. Yego. Bamenya kari Damuru watizaga ikote ryabaye ikote mbese. Ahantu hose cano yose ngo Damuru yatizaga ikote Ezekiel. Ikote ngo akaryambara akaza agahanura, akaba arikuyemo nawe ukaryambara ukajya niko twabigenzaga ariko. Ako burya nicyo kintu ubundi umuntu w'Imana niko twakagombye. Ubundi twese yaba twari tumeze uko nguko. Igihugu cyakageza amahoro, buri muntu wese yakageza amahoro. Hako bitewe n'ubusambo n'ubuyuko twigirira mu mitima yacu. Ntago ubona abarakore benshi bagirana mu kintu cyitwa amakimbirane, inzangano ziba zabaye nyinshi mu mitima y'abantu. Yego. Mwe mwabikoraga kubera urukundo. Twebwe twabikoraga kubera urukundo twari twifitanye. Yego. Imana rero ibaho umugisha ko mwakundanye.
cyane rwose dushimiye Imana ko ari kidukomeje muri uru rukundo rwacu, kandi ubwo twizere ko urukundo rwanyu rutazarangira bitewe n'ubuzima nacanyemo n'uriya muhungu. Ntabwo urukundo rwacu ruzarangira. Reka iyo aba twarashwanye twagomba gushwana mbere. Rero Imana yamwubakira urugo, nanjye nyubakira urugo, ubwo si urumva twacu mwari muzanye na mbere yuko ataranarongora mukiri abasore. Yego. Namutahiye ubukwe nawe ntahira ubundi. Turambarana, ahubwo buriya nge hari ikintu cyansekeje katavuze ko nkamutizaga n'inkweto. N'inkweto mwari zitizanya gasa none se Yesu ko yavuze ngo nari nambaye ubusa si wanyambika. Ntagomba kumutiza kugira ngo Imana nanjye umunsi umwe izamikode. Reka twebwe hari ikintu dukora, twe turi gutega agatego Imana. Mbese nategaga karigonda Imana kugira ngo nanjye nzabone ikote ryanjye. Ahubwo ngiye kurambona Imana iciye inzira, rukundo babonye ikote, nanjye mbamboneyeho teze irigondi. Imana irebye ukuntu natezaga Ezekiyeli rukundo ikote, naravuga ntago yaviramo wenyine muhitiza ikote, nawe yambara ikote nanjye nambara ikote. Rero dushimiye Imana ko nambaye n'ikote. Nabyo bishimiye Imana cyane ritari ryarindi. Reka yewe Imana nshimiye Imana yanyambitse hereye hasi kugeza hejuru. Ni Imana yanyambitse, ntago ari njyewe. Ubu tuvuga ahubwo izane n'ibindi nkomeze nambare. Oya niko bimeze, ni itangiriro ry'umunezero hano. Baraje bavuge ngo naje gusabiriza, sinsabye. Nge ndavuze ngo Imana nikomeze inyambike, abantu baze kubyumva neza. Ejo bundi naravuze ngo abantu baravuga ngo tuba twaje gusabiriza ngo twishwe n'inzara. Ko baba batubonyemo inzara ni iki bakora? Mbese dukwiriye kumenya Imana nyayo iyo ari yo, tugakorera Imana tuzi. Nk'ubu umuntu wamaye amafaranga, nishyuye fanta, nahise mpiga umuhigo ndavuga ngo Mana, ikibazo afite simpivuze, nugikora ubwanjye ngewe nugikora nkabona uragiturikije igitangaza. Nimba nzasirimbira, navuze nzasirimba nk'iminota 5 ndi ku muhanda kandi ndi imbere ya kamera. Kuko Yesu yaravuze ngo nimumpamye imbere y'amaso y'abana b'abantu, nanjye nzabahambiriza imbere ya Data. Niyo mpamvu ahantu hose ngiye mpamye Imana. Hari n'uwambaje ngo ariko ngo kuki ukunda kuvuga mu bintu byose ugomba kuki uvuga Imana? Namwe nose navuga Imana uragira ngo mvuge Data utariho se? Nose uragira ngo mvuge mama nawe utibereye mu buzima bwiza? Nose mvuge nde? Ngomba kuvuga Imana ishobora byose, Imana yambika, Imana ikiza urubwa, Imana ikiza, Imana ishobora byose. Ngomba kuyivuga. Imana itanga agakiza, ngomba kuyivuga. Dukwiye kumenya Imana iyo ari yo. Abantu benshi basenga Imana batazi. Narabivuze abantu baranseka. Abantu benshi basenga Imana batazi evo. Kubera iki bayisanga batayizi gute? Ntago bazi imikorere yayo. Iyo aba bazi imikorere y'Imana, bazi n'Imana ishobora byose, bakagombye kuza bagahamya Imana. Apana kuza imbere akavuga ngo ngiyewe ngo ntunzi ibi utazabitunga se ninde? Nusi Imana yabigwaye kugira ngo uzubirate, cyangwa ahubwo Imana yaguhaye umwuka kugira ngo uzuvuge ibyayo. Dukwiye kujijuka. Nimba Imana iguhaye uburyo bwo kuvuga, vuga imirimo y'Imana, uvuge ngo ndashimira Imana ikora ibi, wiza kuvuga ngo Imana ngo ntunzi ibi, ngo ntunzi ibi. Byose ntacyo bifasha umuntu. Gusa ariko ibi byose hari ikigiye Imana ije kwishungurira abayo, ije kwerekana abahiriwe abaribo. Imana ije kwishungura. Imana ije kwishungura, ije kwerekana abahiriwe abaribo. Erega twese ubu nguko Bibiliya itubwira ngo hahamagawe benshi ariko abaturanyijwe ni bake.
rero ari igihe abantu baza bavuga ivugabutumwa ariko barahamagawe ariko bataratoranywa. Bakagombye kumenya ngo sinaratoranyijwe. Sinzi uwaririmbye ngo ese Imana uranyemera, yari ari kubaza Imana koko nimba imwemera. None aravuga ngo nimba unyemera ubimbwira. Dore ikintu gituma Imana ikwemera nuko ukora ibishimwa nayo we byonyine. Yego. Ngira ngo ubwo abantu babyumvisha. Yego. Hamugana abantu bagiye baza bavuga imirimo y'Imana. Bagiye baza bakavuga ijambo ry'Imana. Bakareka gutarawayaza. Bakareka amatiku. Ngewe umunsi umwe Imana yarambwiye ngo umwana wanjye sinzakubone uri guterana amagambo n'abantu, sinzigere nkubona uri gusenya mwene so, naba naramuhamagaye naba naramuhamagaye, wowe uzavuga ibyo nagutumye wicecekera ubundi utuze, ariko nubona ibigoramye uzagenda ubigorore. Nuvanga umuhamagaro wawe mu kuvuga abantu ntibirimo. Ngewe naraje ndavuga ngo umuhamagaro wanjye ni ukubaka. Ntago ngewe umuhamagaro wanjye ari uwo gusenya. Umuhamagaro ni uwo kubaka. Ni uwo kubaka. Mu gihe hari abandi tujya tubona birirwa basenyana. Birirwa basenyana. Iyo nivuga butumwa bakora. Cyangwa bakagombye kuza bakavuga ngo Imana irashaka ibi ni mukore gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Bakareka gusebanya, bakareka guteranya, bakareka. Bo Imana gusira babaye nicyo navuga cyo. Imana irababaye mbabwiza ukuri abadukurikiye Imana irababaye. Yego. Damu reka mu minsi ishize hari ubuhanuzi waje uhanura hano ku isezerano. Sinzi niba hari andi wabutanze ariko hano wabutanze hano uvuga uti mu minsi ya vuba muraza kubona Ndimbati araba atashye, araba yatashye, araba yarekuwe. Yego. Ati kandi ndabihanuye. Kuko mu gihe gito kitageze nko ku cyumweru cyangwa ibyumweru nka 2 ndumva ubuhanuzi bwawe bukiri bushyashya Ndimbati bararekuwe. Yego. Wabyakiriye gute kuba hano ibintu bigahita biba rwose mu gihe cya vuba? Ngewe rwose buriya nari nezerewe cyane. Ngewe nari ndi gukora ikiganiro ku isezerano. Narindi gukora ikiganiro ku isezerano, umunyamakuru wo kuri The Choice ahita amamagara ati buhanuzi wahanuye bwa Ndimbati burasohoye, uri umukozi w'Imana. Yarari ku rukiko arambwira ngo ubu tuvugana ararekuwe, none wanyemerera nkazaguhuza na Ndimbati. Ndangije ndavuga ati ngewe nta kibazo. Muri ngewe numvishije ibi neza numva umubiri wanjye usuba nk'igishishunwa, none nangira ko guhimbaza Imana. Muri ngewe numva mwuka wera aramanutse, numva none arimo kugenda mvugurura bundi bwose. Ijwi ry'Imana ritariza rirambwira ngo mwana wanjye 2023 nje gukorana nawe imirimo n'ibitangaza. Amen. Niwo nahise manura ndababwira ngo munyitege 2023 umwaka wawe nje gukorana n'Imana ishobora byose kuko iri muri ngewe. Noneho ikindi ndangije ndavuga ngo Mana ubu se koko babandi bavugaga ko nari mu mwuka w'Imana, noneho bo barajyaye barajyahe k'Imana indemeye ikibemeza. Erega naho ngiye mutanshima naho mutabyumva ibyo mvuga, ariko Imana yo mu ijuru ireba ibyiherereye igomba kumenya ngo nzaherekeza ijambo navuganye na Adamu. Uko Imana iri muri ngewe igomba gukora ibintu bitangaza. Ntago mbabwiye ngo munyemere, ahubwo mubanze mwemere ikindimo. Yego. Rwose mbabwiza ukuri, mbere yuko unyemera emera ikindimo. Amen. Nimba wambonyemo Imana imera Imana indimo. Nunamamagara ngo dusengane uvuga ngo Imana iri muri Damuru byanga bikunze irakora, ariko wimamagara uvuga ngo reka nze nge gutata amahirwe cyangwa nze kuba ngo nge kumva icyo Imana ivugana. Banza wemere Imana iri muri Damuru setu urebe ko idakora imirimo n'ibitanga. Afite kwizera Imana. Afite kwizera.
none njyewe mpanura ubwo buhanuzi nabuhanuriye kuri Kiranuka TV iriya cano ya Ezekiyeli. Ndavuga ngo Imana yo mu ijuru yabwiye ngo mu bantu bagiye gufungurwa Ndimbati arimo. Ikindi irangira yambwira ngo nimbwira abantu bakunda uwitwa Gafaranga bamusengere kuko Satana amufitiye gahunda kumushyira mu nzu ya gereza. Yego. Abantu babibonye babikomanse ku mante ndavuga ati rero ibundi reka nze nkwereke. Nafashe amasengesho y'iminsi 3 nsengera ibi bintu. Ijwi ry'Imana irambwira ngo mwana wanjye navuganye nawe ko nta jambo rizaturuka mu kanwa kawe ngo rigendere ubusa. Rangije jambwa ngo ndabikoze ibyo byose nta gifungo kiri kuri Gafaranga na uwihoreye jambo siko ndamufungwa ari we Ndimbati. Ndagenda ndategereza. Inkuru nziza rero ije mitansora ikiganiro nshima Imana warakoze. Yego. Ndimbati kugeza umwigeze mubasha kubonana? Ngewe nabeshye Ndimbati twarabonanye amaso ku maso turicarana iwe mu nzu hariya Ikarama mu mataje. Wagiye kumusura? Ngewe nagiyeyo abanyamakuru bamamagaye ngo ngwino tugiye gusura Ndimbati. Mpurirayo na Papa Sava. Turaganira gutya viza yicaye aha nicara aha mubwira iby'Imana yanambwiye ngo mubwire. Turaganira ngurira fanta ndinywera nditahira. Ubuhanuzi rero umuhanuriye se bwigeze bwumugeraho? Ntago bamubaje niba bwaramugezeho? Umugore wawe ubwo yarabimubwiye. Umugore we yarabimubwiye. Cyangwa atari umuhungu nabonye wigeze guhanura uvuga ngo uzataha ariko naramututse. Umugore ari nawe ntiyabyemera. Haravuga ati ariko bundi ubuteka mutwe burahangaha. Beze batwita abateka mutwe. Ariko nacyo reka nkuteke nacyo. Ubwo Yesu yarabyemeye. Yaba yarabyemeye ko twitwa abateka mutwe nta kibazo. Umugore ndangije arambwira ati rwose mukozi w'Imana Imana iguha umugisha ni karibu bangurira runo rufanta rwa 2 ndarunywa banzanira rwa kabe ndavuga ati reka nani nago nyimara ndambwira turi umuntu w'Imana rwose uhawe ikaze hano mu rugo iwacu ntuzigere ugira gute witinya ujyuza tuganire tunafatanye no gusenga Imana. Ndimbati arangije arambwira ngo akakara akanyafu nkuko nabivuze. Naravuze ngo aka ni akanyafu Ndimbati mucishijeho kugira ngo yibuke ineza y'Imana igeze kumugirira. Yibuke iby'Imana yavuganye nawe. Kuko amakuru nari mfite nuko Imana yambwiye ngo yari umukozi w'Imana. Yego. Ntago ibindi nabivuga. Ariko amakuru nari mfite nari nahawe n'Imana nuko yari umukozi w'Imana. Rero arangije arambwira ati mukozi w'Imana ntiwavangiye urimo. Ngomba gukorera Imana mu bintu mu byiza ngomba kuyikorera. Bundi Imana irashaka ko nyihamya nuko yanyibwiri. Imana irashaka ko mvuga ineza yayo, mvuga imbaraga za arambwa ngo ubu nibwo ngiye gukorera Imana. Wow. Bangu ubu yahize gukorera Imana. Yemeye kuri wari umunyafu kandi ko kubi none uriye yari umunyafu. Ngewe hari umuntu ari umushumba umwe nashatse kuvuga izina gusa Imana ijye imuha umugisha. Imana ijye imuha umugisha. Ngewe yarampamagaye arambwira ngo damu uremera ko dukorana ikiganiro kuko naje nsanga uri umuhanuzi pire uri umuhanuzi rwose ubu nibwo buhanuzi nemera. None ndamubwira ati nta kibazo mita mbona inzitiza ku kanya mu rugo haje abantu barenga nka 30. Uwo munsi Ndimbati yasohowe bo gusengera. Nahereye mu gitondo nsengera abantu paka kugeza saa 8 aribwo nagiye kubonana na Ndimbati. Imodoka ije kunkura mu rugo. Ni imodoka yaje kugutwara? Cyane rwose yaje kunkura mu rugo. Abantu bahita bambwira ngo abakonzi ba Ndimbati ngo nibakuremere. Ndavuga ngo Yesu wenyine niwe bandemera. Umwana w'umuntu se ko yakuremera kanabivuga. Ariko Yesu yakuremeye ntabyo bivuga. Arabihisha. Bibiliya tubwira ngo koko kumwe ni gutanga ukundi ni kwibonbose ni kukabimenya. Rero tuza hano tuvuga ngo ngiye nambitse runaka naramuhaye naramugurije naramugaburiye reka da menya ngo urakoreye ubusa rero.
yego. Ndimbati mwarabonanye? Njyewe nabonanye nda Ndimbati, alias Ndimbati, turabonana. Ntago wumva wifuza kuzamusaba mukicara nko kuri kamera mugakorana ikiganiro, ubwo yemera ko uriya wari umunyafu w'Imana akaba agiye gusubira akaba agiye kuyikorera? Tuzagikorana kuko iyo gahunda irahari. Tuzagikorana, iyo gahunda irahari. Kandi niyo bitakunda nge nta kibazo, icyo mpfa nuko iby'Imana avuganye nanjye yabisohoje. Ntacyo ubwo yavuze ko yemeye ko ari umunyafu akaba agiye gusubira mu nzira. Njyewe ibintu narabihanuye, abantu barampinga, ndavuga ntacyo nibampinga, ariko Yesu niwe uzemeza abantu, njyewe ntago nabemeza. Rero Bibiliya iratubwira ngo nkunda bankunda, kandi unshakanye umwete niwe umbona. Yego. Uyishakana umwete niwe uyibona. Kandi uyikunda nawe Imana iramukunda, uyanga nawe ikamwanga. Uranyumva neza Evo? Yego. Imana ikunda umuntu uyikunda. Noneho uyanga, ubwo nuko ngo abayanga nabi Imana yaremye. Ariyo mpamvu ubona abanyeshyari baje mu bintu by'Imana, ariyo mpamvu ubona abarozi bajemo, abicanyi bajemo, abanyamagambo bajemo. Menya ngo abo n'abanzi b'Imana. Kuko abayikunda, abayishakana umwete nibo bayibona, abayisengana umwete nibo bayibona. Abayikunda bakayisengana umwete n'umutima ukunze barayibona. Yego. Abantu benshi rero ntago abantu nibagabanya amagambo bavuga ngo twebwe ngo Imana ngo ntago itwumva. Irakumva. Impamvu ikumva nuko ukiriho. Yego. Nabwiye nigeze guhura na Mutabazi kuri The Choice, ndamubwira ngo njyewe nagize yerekwa mbona uri guterwa amabuye. Naye ndamubwira ngo byashoboka ko ugiye guhura n'ikintu cyitwa amagambo, ariko nagiye kubona mbona Imana igutabariye muri aya magambo. Niko wamubwiye? Uzamubaze, ufite nimero ze? Byari imbere y'iyi ntambara? Ni ukuri ko Imana ishobora byose. Byari imbere y'iyi saga arimo by'aya magambo. Noneho ku butumwa ufite nuko azatabarirwa muri iyi saga? Njyewe nuko nabwiwe. Nagiye kora mbona Imana irambuye ikiganza imukuye muri aya magambo. Yes, narinzi navuze se Mutabazi kari umuntu ukomeye, agiye kuzirika amagambo. Nge nabonye abantu bamutera amabuye, kandi amabuye mu buryo bw'umwuka ni amagambo. Yego. None mu minsi mike ngiye kumanuma ngo Mutabazi ngo yasohowe mu nzu jugu. Ndavuga ati bya bintu uzi ko bisohoye. Nge nanga no kwirirwa ikintu, nanga no kwirirwa muhamagara, ntafite na nimero ze. Ndamwihorera, ndavuga ati byanga bikunze ari ku rugamba n'umunyamasengesho, sinamuciraho iteka. Ndi umuntu w'umugabo nawe ni umuntu w'umugabo, sinamuvuga nabi. Reka uko yahamagawe ni ukuzi, nanjye uko nahamagawe ni uko nguko. Rero kugira ngo nze kumusenya, nze ngo muvuge ngo yururururururu, soko nahamagawe umuhamagaro ntago umbamo. Nge nashatse kubyinjiramo, Imana irambwira ngo suko naguhamagaye, kubera ko nabonaga ibyo abantu bavuga atari byo, kandi nge nkumva nagaragaza ukuri muri bo. Imana irambwira ngo nujya ubona bitambamye ujye bitambamura. Ariyo mpamvu ubona ibintu bimwe bye ninda kubyinjiramo, kuko bimenera amavuta. Ahubwo nshaka ikintu cyatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Nicyo maranira, ntago mararinda kugira ngo Imana yo mu ijuru yo ihora ikuzwa buri munsi. Ntago nshaka gusubiza Yesu ku musaraba. Musubiriza yikize. Yesu yaravuze ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza, bemera muzababatiza. Rero Imana yo mu ijuru ubundi yakagombye kuza ikavugana natwe, ikavugana n'abatambyi, ikavugana n'abahanuzi, imirimo n'ibitangaza igakoreka mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwize ukuri, nibundi ni twebwe twizira. Abisiraheli baguye mu butayu kubera ubujiji bwabo. Abantu benshi bagiye ubuse Adamu na Eva bazize iki? Sikora kutumvira Imana.
rero abantu benshi bapfa bazize kutumva. Nibi ngibi tuvuga ntago bashobora kubyumva kubera ko bigishijwe nabi, bahanuriwe bitari byo. Abenshi Imana iherutse kumbwira ngo abenshi babitsa amasezerano y'amahoro, abenshi babitsa amasezerano y'amahoro. None akaba yarasezeranyijwe ngo Imana izamukorera ibi n'ibi. Nk'ubari umuntu uherutse kumbwira ngo umuhanuzi aramuhanurire, simuvuze kandi abwiriza hano ku isezerano. Ajya abwiriza hano, aranahanura ngo iki? Uzi yarimo kwataka avuga bene se nabi, arimo kubabwira ngo Imana ngo ngewe ngo ndabona afite akarimi keza. Icyakoze Imana ishimwe, tuzi imbere ya kamera tukagaragaza nyine ko inyuma ni profete d'amuru ntacyo, ariko imbere inyuma ya kamera hano ibihakorerwa n'inda. Ariko wamana, reka mbabwire, yarambwiye umuntu tuyu muntu ni umugome ibintu yankoreye. Ariko reka mbabwize ukuri, nabwiye Imana ngo Mana nubona nandavuriye mu byawe uzanyure ntahe. Tasiye yamenye ubwenge, wabwiye Imana. Tasiye yamenye ubwenge, ararimba ngo Mana nguzamubukire buzatuma nkuba. Aranyaribwa ngo ariko noneho ngusaba ikintu kimwe, uzandinde ubukene butazatuma niba. None rero dufite ibisambo muri murimo w'Imana bibisha ijambo ry'Imana, bakaza kwiba bitwaje ngo Imana yambwiye, rero bakaza no kuvuga ngo Imana ngo irantumye. Barose n'inzozi none ngaho nibatubwiye ni iki kiberekana ko ari abakozi b'Imana, kandi na Satani afite abakozi bayo. Noze ni iki kizabitubwira se kari abakozi b'Imana? Hano umuririmbyi yavuze ngo ikibitubwira ko ari umukozi w'Imana ni imirimo yayo igenda igira gute ikora. None se uraza imbere ya kamera uvuga ngo runaka ntago ari umutumishi, runaka ngo runaka, mbese amagambo yose akaba runaka. Iryo vuga butumwa ryanyu umenya ngo rirapfuye. Nta vuga butumwa mufite, nimusubire ku isoko. Mwizere reka tubabwize ukuri. Erega twese nubwo tuvuga ngo tuzajya mu ijuru, ariko reka mbabwire, Mose ko yari umukozi w'Imana ushimwa ni wowe riganya vuba kuko ufite umusimburo. Nawe usambana vuba kuko ufite umusimburo. Noneho Imana irimo iratoranya bundi bushyashya, uzagusimbura ufite umutima nk'uw'Imana ishaka, uzagusimbura kuri iyo ntebe yawe. Urashumbye yego nibyo, ariko se nubwo ushumbye intama zimeze gute? Kerega ibi bintu tuvuga ntabwo nubwo mwadutera amabuye, nubwo mwadutuka ntacyo bidutwaye. Ariko ngo menya ngo Imana irashaka ko mubwiza abantu kuri. Imana irashaka ko abantu bava mu byaha bakihana. Abantu barimbutse kubera mwebwe. None se tuvuga iki tureka iki? Kibyo muvuga ari byo bigabagaragaza ko uko muri. Turazana imbere ya kamera tukabwira abantu kugira neza ku Imana, ariko twasohoka hariya bakadufatira mu bibi. None se ubwo tugaragaje izihe mbuto? Gusa dushobora kuba tuvuga ibi ngibi bakahita baganga ariko ngo kariya nako ngo karaje, ariko ntacyo naje nuko nguko naje. Ngewe mu mavuta ndimo, ariko niba ibyo uvuga ari ukuri, ngewe mu mavuta ndimo, ngewe maze wowe uravuga uti ngewe abantu barambwira ibi nibi bivuga. Uretse hari umuntu nzamusaba iyi record, niyemera ko nyirekora nzayirekure. Ni record ivuga iki? Ngewe yarambwiye ati abakozi b'Imana, abatumishi baho ngaho mu Rwanda barampimukiye. Imana imfashe simbe narayisi byegogejo bundi telefone yanjye yaruzura ngenda nsibamo kaka amanuza amaudio yabaga ari menshi. Ranga ngo abatumishi baho mu Rwanda barampemukiye. Ndavuga ese kumbi ndangije turasengana, dusenganya namwe ngo icyakoza ngo Imana ngo mvuko nimbwiye. Erega abantu bose dusengera bose
hari abantu babazi ngo ni abantu b'inzahare bari aho ngaho kumbi ni imana bundi nabo bakorera imana ngiye maze gusengana n'abantu batatu b'abanyamwuka nk'ubu umuntu wanguriye fanta ni umushumba wibereye muri Afurika y'Epfo yego Imana imuhe umugisha ni umushumba wibereye muri Afurika y'Epfo ndavuga ngo mana ushimwe nose kuki yambonye akavuga ati reka ngurire Damuru fa tugasenga n'Imana agafashwa akambwira ngo Damu ubu ngubu none ngo nanjye ngo mwuka w'Imana arambwe ngo ngugurire fanta uyu nguyu nawe hari kumbwira ngo ko ntagarutse kumusengera twari twaraseze ko nzagaruka kumusengerera abana be ariko sinajyayo igihe cyo kujya ntago kiragera uranyumva neza noze kucyambonyemo izo mbuto igihe nikiragera igihe nikiragera rega ngenda n'umwe natumwe nuvuga ngo ureka Imana ikabanza ikagira ibyiguhishura ikimishura ntago mpfa kugenda niyoboye ntago upfa kwiyobora yego yego nese uwo muntu atabakozi Imana barampemukiye mu Rwanda baramuhemukiye hari baramubeshe baramutuburiye bari bamuhanuriye none ubwo buhanuzi ategereza ubwo buhanuzi yabaye n'agafaranga bongeye kubahamagara basanga telefone bamushyize blacklist yari yabahaye n'agafaranga bari benshi saba abakozi b'Imana none hari n'uwambwiye arambwira ngo hari umuntu yahereje amadolari 100 arangira aramuga ngo ariko reka nkubaze ubundi ubu dolari 100 unyoherereje hari umukozi w'Imana nawe ati waboma nkizamurira cano yanjye ku dolari 100 ngo reka ngembe ugusubiza niko yahise amubwira ukuri kw'Imana ngo reka ngembe ugusubiza ngo ngewe Imana irambwiye ngo Imana yaguha ngo niko Imana ni yaguhaye ibi nibi ariko amubwira ti ohereza amadolari nimba ari 500 niko yahise amubwira abwira tububwijana wapi nawe yahita avuga ati ariko bundi turabizi ariko umukozi w'Imana ati yansubiza Kazi ubwo urumva ibyo tuvuga urumva yaramusubije se mfasha yamusubiza yategereje ko yamusubiza arayo rese urumva ibyo mvuga batari byo abantu bagiye bareka tukavuga ukuri ntacyo bazanga kwemezwa n'ibyo tuvuga ariko Yesu azajya bemeza usibye ko ibi tubivuga kugira ngo tubivuga kugira ngo mudushime tubivuga kugira ngo mudukunde kuko na Yesu umwana w'Imana mwaramukunze murangiye mwabaye abambere bo kumugambanira agera i Yerusalemu bashashe imikindo n'ibitenge hasi bavuga ati hoza nahahirwa umwami Kristo nibo babaye abambere bo kumubwira ati bambwa narindi ku bantu bavuga ngo bicara mu myanya y'ibyubahiro ndi kuvuga ngo uwo mwanya wawe ufite undi uwukeneye ubwo nabwo ni ubutumwa nabutambukije buriya wabutambukije narindi kubutambutsa ariko hari n'ubundi buri inyuma hari n'ubundi ndi kugiye gutambutsa reka ubuduhe noneho nabwo kugira ngo tutaza ngewe ninjoro impamvu ngewe n'imisenza vuba bwangu ninjoro naryamye Imana irambwira ngo ningende mbwire abungeri ndavuga abungeri nuko nabwiwe nabungeri ubwo abungeri naje gusobanukirwa nsanga ari abashumba ngo urumva navuze se abungeri mwakagira Imana mwe abungeri numvijwe abungeri bita numva ngo nabashumba Imana irambwira ngo ugende ubwire abungeri ngo kubera ko mwagiye urumva kubera ko mwagiye mwagiye
mu byangwa n'amaso imbere y'Imana ngo narabagaye. Ugenda ubambwira uruko ngo narabagaye. Ababungeri bavuye mu nshingano Imana yabashyizemo, mbibasobanurire neza. Nta bungeri bavuye mu nshingano Imana yabahaye. Imana irambwira ngo ugende ubambwirire ngo narabagaye. Ndanye ndayibwira ngo none se ni ikihe kimenyetso kinyereka ko ari wowe uvugana nanjye? Irambwiye ngo fata Bibiliya yawe. Njya nkunda kuvuga ngo ubuhanuzi nzahanura butarimo ijambo ry'Imana, butarimo ubuhanuzi bw'Imana, ubwo buhanuzi buzaba bupfuye. Mbakurira inzira ku murima. Imana irangije irambwira ngo fata Bibiliya yawe. Ivo nawe yifate. Mfashe gusoma Yeremiya ibice 23 ngo yera ku murongo wa mbere. Hatubwiye ngo iki? Uwiteka aravuga ngo abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye iryiti, mwatatanije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga, dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga. Rekeraho. Nuko nguko Imana igiye kugira gute? Igiye kubitura ibibi byose mwakoze, niko Imana yavuganye na. Irambwira ngo yarabagaye kubera ko mwavuye mu nshingano zayo, murangije mukora ibyangwa n'amaso imbere y'Imana, mujya mu bigawa, ndetse akanwa kanyu mugahindura isindwe, nta kuri kukibamo. Imana irambwira ngo genda ubambwire ngo nabagaye. Imana yitegereje Dawidi, irangije iramushima, ibona ibwira Samweli, iramubwira ngo jya ku mugaragu wanjye Yesaya, hariyo umuntu ufite umutima nk'uwo nishimira. Icyambere, nubwo afite abahungu benshi kandi beza, ugende ndi bukuyobore. Ngo haje abahungu beza ngo baramumurikira, ngo ariko ngo Samweli yajya gusuka ku mavuta, Uwiteka akabwira ngo uwo nguwo namugaye. Rero nagira ngo mbabwire mwabungeri, Imana yabagaye. Imana ije kwitura ibibi byose mwakoze. Nimba waragambaniye mwene so, menya ngo birakugarukiye. Ikibi cyose wakoreye mwene so, menya ngo kirakuziye. Ijambo ry'Uwiteka niryo rivuganye namwe aya magambo. Haya ngo Uwiteka aravuga ngo abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye, bazabona ishyano. Ababungeri bahuwe n'ishyano kubera ko Uwiteka Imana irabaziye. Kabiri akavuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ya Isirayeli ivuga igaya abungeri. Abungeri baragira ubwoko bwanjye irya iti, mwatatanyije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga, dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Mbese izi ntama ntimwazisuraga, niyo zirwaye ntimuzisura. Aho kugira ngo muzisure, ahubwo murazikubita, mukazisambanya, mukazirukana, mbese muzikoreza imbyamfura n'icumbagiye, ahubwo muyivunira icyarimwe kandi mwakagombye kuyunga. Murifata mukayita muyivuna icyarimwe, mukavuga ngo reka tubikore. Imana yabo se kitabireba, Imana yabirihe, mugasenya ingo z'abandi. Mbese nimba umuntu aje kubwira ngo nsengera urugo rwanjye rumeze nawe, agatangira kubwira ngo none se ngo mubanye gute, aho kugira ngo urwubake ugahita uvuga ngo Imana yavuze ngo siyo yageze gute yarwuba, ukabura rusenya. Menya ngo ibyo wakoreye mwene so nawe nibyo bikugarukiye. Ikibi wakoreye mwene so nicyo kikuziye. Ndabikubwiye, nushaka untera ibuye, ndabikubwiye. Icyo watureho mugenzi wawe nicyo kikugarukire. Rahira ko Imana itakuziye. Imana ibaha umugisha. Kaba none se simva hano uko wategetse, namanuye uko nategetse. Bagereka bareka kutubeshya.
bajye bareka kubeshya. bajye bareka kubeshya, bajye baza bavuga iby'Imana yabatumye. Ya buriya ngo nyiramatwi uko bajya bavuga hari nyiramatwi yumva ubwo yumvishije nye. Yego Damu, Karamba. umuntu ushobora kuba wiyumvishije yakora iki? Uwakwiyumva muri aba ngaba babwiraga, mu barenganye se, muri izi nama zarenganye, muri aba bashumba wazaniye ubutumwa, wari wabone umushumba araho yihanira se? bakora iki rero? bafite uko bari bubigenze. bagende baturirane, basabe Imana imbabazi. none naho aba barenganye nibe yarabimenye ko yarenganye, abarenganye rero Imana yambwiye ngo nije kubarenganura. niko kuri. Dere navuze natangiza ubuhanuzi kuri buno buhanuzi bureba ngo abadiaspora, abantu babikomantaho. Ndangije ndavuga ngo Imana yambwiye kuri aba bantu, bambwira ngo ije kubarenganura aho barenganye. baba diaspora. Ubushize rero bivuzeho mu kiganiro. Bagira ngo ndabeshya. Ariko Imana yambwiye ngo icyo niyavuganye nabo ije kugisohoza. Imana bampera umugisha. Icyo yavuganye nabo igiye kugisohoza. Igiye kugisohoza. Umuntu wese uzi ko yavuganye n'Imana ije kumusoreza isezerano rye. None ko hari abavuganye n'abantu niba ari ibyo? Abavuganye n'abantu. Yo yaravuze ngo nzagenda hejuru y'ibitugu by'abapfapfa kugira ngo ndengere ubwoko bwabo. Nta kizabuza umuyuda gutabarwa. Yego. Aha, Damu, urakoze cyane. Murakoze namwe. Reka ngushimire n'ubundi kubw'ubwo butuma utuzaniye ndetse no kubw'umwanya wabaduhaye kugira ngo tuganire. Yego. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nibanyarukire ku Gakiza TV show, kuko Damuru TV show narayihinduye. Warayihinduye? Nahise nyita izina ryitwa Agakiza TV show. Yego. Bagende banyarukiraho bakande subscribe kandi kugira ngo ijambo ry'Imana rigere mugeraho buri munsi. Kuki wahisemo kuhindurira izina? Buri ubwo nuko nari integetswe. Niko wari utegetswe? Kuri abantu bakeneye agakiza. Agakiza niko kambere. Yego. Damu, urakoze cyane, reka ngushimire rero. Yego. Dushimiye n'abari badukurikiye. Ndumva twasoza uturagiza Imana. Murakoze cyane. Mana data wa twese, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe bunekabuze mu mitima yacu, mu baduteze amatwi, kugira ngo imirimo yawe ikomeze igendere hagati muri twebwe. Mana wavuganye nanjye aya magambo, uravuga ngo nta jambo rizaturuka mu kanwa kanjye rizagwa hasi. Nyemerera uriherekereshe umwete wawe n'urukundo n'imbaraga zawe n'amavuta yawe aganze muri iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye imitima y'ubu bwoko kugira ngo uyihe guca bugufi ndetse no kukumvira ndetse no kukubaha. Manura agakiza muri iyi mitima y'abaduteze amatwi, kuko ukeneye imitima yabo. Niyo mpamvu mfashe umwanya wo kuyikwereka kugira ngo buri muntu wese wumva ijambo ryawe akarikomeza, akaribika ku nkingi y'umutima wawe. Ngwino umugirire neza kandi ubane nawe mu izina rya Yesu. Higa ibimuhiga, urwanye ibimurwanya, uhereye none kugeza iteka ryose. Amen.